Ese ni iki cyihishe inyuma y'amagambo akomeye yatangajwe n'umunyamakuru wa siporo kuri radiyo Rwanda Rigani Rugaju? Ese koko igihe kizagera ashyire hanze amabanga yose azi kuri mugenzi we bakoranye Musangamfura Christian uzwi nka Lorenzo, kugeza ubwo nta muntu uzongera no kumuha amazi yo kunywa? Rigani yavuze ko Lorenzo yishimiye ifungwa rye igihe yakurikiranwaga n'ingabo z'u Rwanda RDF ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga muri APR FC. Mu magambo ye, Rigani Rugaju yise Lorenzo Goregore, avuga ko amuzi neza kuko babanye bihagije. Lorenzo nawe abyumvise yahise yivuganira. Uruhande rwe, Lorenzo yavuze ko abantu bashaka kumuteranya n'abandi ndetse no kumwangisha rubanda. Munyemerere reka twinjire muri iyi nkuru tuyicukumbure nkubwire akantu ku kandi. Ibi byose byatangiriye mu karere ka Karongi tariki ya 26 Kamena 2025, niba mubyibuka neza, ubwo bari mu gikorwa cya RBA hafi yawe mu karere ka Karongi. Yego byavuzwe ko aba banyamakuru bombi barwanye bikomeye. Nyuma y'iyo mirwano, Lorenzo yaje guhagarikwa ava kuri RBA. Kuva icyo gihe benshi batangiye kuvuga ko aba bagabo badacana uwaka. Ariko se iki kibazo cyari cyarangiye? Abantu benshi bakomeje kwibaza ndetse bakomeje no gutekereza, ariko babona amakimbirane hagati yabo basanga iki kibazo kitararangiye. Ifungwa rya Rigani Rugaju ndetse n'umubano wabo bakomeje guterana amagambo. Rigani yavuze ko Lorenzo yishimiye ifungwa rye igihe yakurikiranwaga n'ingabo z'u Rwanda RDF ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga muri APR FC. Gusa nyuma yo gufungurwa bongeye kugaragara hamwe mu bikorwa bitandukanye. Ababibonaga bibazaga niba koko bari barashyize hasi amakimbirane yabo, ariko uko iminsi yagiye ishira byagaragaye ko hari ikintu kitari cyarashize hagati yabo. Ikibazo cya Rayon Sports cyongeye kugaragaramo guterana amagambo akomeye. Mu minsi ishize byamenyekanye ko Ngabo Ruben yasezeye ku mwanya ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Rayon Sports. Hahise havugwa ko Lorenzo ari we uzamusimbura, nubwo we yabyamaganiye kure. Ikintu cyateje impaka ni uko itangazo rya Rayon Sports ryagaragaye ku mbuga ze bwite za Lorenzo mbere y'uko risohoka ku mbuga zemewe z'iyi kipe. Rigani Rugaju yabivuzeho mu buryo bukomeye kuri radiyo Rwanda ndetse no ku rubuga rwe akoresha kuri Instagram live, yibaza ukuntu itangazo ry'ikipe ryabanza kunyura ku muntu utayibarizwamo. Mu magambo ye, Rigani Rugaju yise Lorenzo Goregore, avuga ko amuzi neza kuko babanye bihagije. Yavuze ko hari igihe ajya akabya akavuga ko bamwinjiriye kuri konti ze zo ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma agahita asiba ibyo yari yasizeho. Yongeyeho ko atari ubwa mbere Lorenzo avugwaho gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butavuzweho rumwe mu makipe atandukanye. Rigani Rugaju kandi yashimangiye ko amuzi neza kandi ko igihe nikigera azashyira hanze ibyo byose ubibona n'umuntu uzongera kumuha amazi yo kunywa. Lorenzo nawe abyumvise yahise yivuganira. Uruhande rwe, Lorenzo yavuze ko abantu bashaka kumuteranya n'abandi ndetse no kumwangisha rubanda. Yavuze ko niyo yahabwa akazi muri iyo kipe atabyemera ko gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ashimangira ko atari we uri inyuma y'itangazo ryasohotse mbere. Ibi byose byerekana uburyo amakimbirane hagati y'aba banyamakuru ashobora kugera kure, cyane cyane yahuriranye n'umupira w'amaguru ufite abafana benshi ndetse n'amarangamutima menshi. Ese koko Rigani Rugaju azashyira hanze ayo mabanga ku buryo Lorenzo nta n'umuntu uzongera kumuha amazi yo kunywa? Ese Lorenzo azabasha kwisobanura mu buryo burambuye, cyangwa hari ibindi byinshi inyuma y'iyi ntambara y'amagambo bari guterana? Iyi ni inkuru iracyakomeje, abantu benshi bakomeje kuyikurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Wowe ubona iki kuri aya makimbirane hagati
Erigane Rugaju ndetse na Lorenzo, ninde ubona ufite ukuri muri bo? Andika igitekerezo cyawe hasi dusangire igitekerezo, kandi niba ushaka ko dukomeza kubagezaho inkuru zicukumbuye kandi zigezweho, ntuzibagirwe gukanda subscribe kuri chaîne yacu kugira ngo utazacikanwa n'izindi nkuru zigiye zitandukanye ziba ziri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Byemve ni Kwizera niko nitwa, iyi ni Itohoza TV.